Ejo bundi muribuka amajwi yavuye mu matora wa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajya hanze. Abenshi bari kuvuga ngo Mesiya. Abavuga butumwa ndetse n'abahanuzi bavuga ngo bari babihanuriwe ko Donald Trump ari Mesiya. Bavuga ati welcome Mesiya, umucunguzi w'isaragarutse uzahagarika ibibazo by'isi, intambara yo mu Burusiya na Ukraine agiye guhita yihagarika. Uwo mu Mesiya rero Donald Trump nawe yarabyivugiraga ko agiye guhita ahagarika intambara yo mu Burusiya na Ukraine, agiye guhita abikemura. Ariko ubu ngubu ndimo ndabona ahubwo ashobora kuza guteza ibibazo bindi byinshi ku isi, kuko dore ibitekerezo buri mu mutwe wa perezida Donald Trump watorewe kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubu Mesiya Trump arimo aravuga ngo ashaka gufata igihugu cya Canada akacyongera kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Canada ikaba igihugu cya 51 kigize mu bihugu bigize Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse agagura na Greenland na Panama. Hari igihe rero aba bantu bahanurira ibintu bakibeshya. Nk'ubu batubwiraga ko Donald Trump ari Mesiya uze gucungura ibibazo byugarije isi, ariko ubu ndabibona ko namwe murabibona ko ahubwo agiye kubiteza. Akabacunguzi si ubwa mbere n'ubundi abacunguzi baza ku isi bakaduteza ibibazo. Na Yesu umucunguzi Mesiya uzwi na benshi nawe yarabiteje byinshi. Ntago mubizi se, yanumva abantu baririmba ngo nta cyaha yakoze. Matayo igice cya 12 umurongo waho wa mbere, Yesu ari kumwe n'abigishwa be baca amasaka bararya. Ari amasaka yo kubanza, n'ahantu hatwereka ko ari amasaka yo kwa Yosefu se wa Yesu, ay'umuturage. Buriya uzanye nyiri uriya murima abantu barenga 1000 bavunaguriye amasaka, ukamubaza ngo uriya ni Mesiya cyangwa uriya ni umuntu waje gukemura ibibazo, yahita kumvisha neza kuntu yaje guteza ibibazo byinshi ku isi. Matayo 21 umurongo wa 12, Yesu ajya mu rusengero. Ubundi urusengero ni inzu yubatswe n'abantu, ahantu abantu bacururizaga nyine, barangiza bakanahasabira umugisha ngo ibyo bacuruza bize kugenda neza. Aho hantu Yesu ahageze rero yahise amenagura ibintu byose bacuruzaga. Ngo ni indiri y'abambuzi, nimba bacuruza ari abambuzi ntago mbizi neza. Hariya harimo abantu bagujije wenda kugira ngo bacuruze imiryango yibeho, ariko yahise abimenagura. Bari abantu rero bazanye bahita bakumvisha neza uburyo Yesu yaje guteza ibibazo ku isi, ahubwo atari umucunguzi cyangwa atari umuntu waje kubikemura. Ese ubundi yakemuye ibihe bibazo? Yazuye impumyi, ariko impumyi ziracyahari. Wenda ari kuzana wenda nk'urukingo rw'impumyi burundu, ntazagira umuntu wongera guhuma. Yazuye abantu bapfuye, ariko abantu bapfuye turacyapfa. Ubundi ari kuzana urukingo rutuma abantu badapfa. N'uwo nguwo yazuye ngo ni Lazaro, nawe tubona ku isi yahise apfa. Yagendeye hejuru y'amazi. Biriya bishobora kuba ari sikamu, kuko na Sarongo nyanumva ngo ajya agenderaho, ngo ajya agendera hejuru y'amazi. Yakemuye iki? Ni iki Yesu yakemuye ubu ngubu kikaba kitagihari? Yacunguye nde? Njye mbona ntacyo na kimwe Yesu yakoze, nta n'akamaro ke, no gusenga ubwabyo ntacyo bimaze. By'abahanuzi byo bigenda bijya ahagaragara ko baba batubeshya kenshi. Ndetse Tandabo PA YouTube channel ni Toka Stantani.